Twongere tubahe ikaze inshuti mudukurikirana ku Cyizere TV. Uyu ni wa mwanya nanone tuba twabazaniyemo umutumirwa, ariko mbere yo kugira ngo mbahe ikaze reka mbanze mbiyegereze mwebwe mujye mutwereka ko mubana natwe isaha ku isaha cyangwa se umwanya ku mwanya. Mu by'ukuri turabashimiye kandi mukomeze muduteze imbere, mukomeze murebe ibiganiro byacu kuko hari benshi bifasha, hari benshi byubaka. Dukeneye n'inama zanyu, bitari byo kuvuga gusa ngo wenda dukeneye ko mwebwe hari ibyo tubagezaho, ariko tuba dukeneye ko mutubwira muri comment, mukatubwira ibitekerezo byanyu, mukatugira inama. Yego, hanyuma rero tukaba turi kumwe n'abadamu beza cyane nkuko mubireba, kamerama kamere kabisa. Naba mama ni inshuti se Kamariza ko yabaye serious cyane we. Aba bantu mu by'ukuri ni inshuti zanjye, ni inshuti zanjye. Ahangaha muri kubona turi ni mu rugo iwanjye, bansuye. Bari bamaze igihe bambwira ko bifuza kunsura, ariko uburyo bansuyemo ntabwo twari twateguye ko dukora ikiganiro, ariko uburyo bansuyemo nahise numva ko ari ngombwa ko tugomba gukorana ikiganiro nabo kuko bankoreye surprise itabaho. Yego, mbere y'ibyo byose rero reka dutangire tubaha ikaze baratwibwira. Sinzi aho ndi buhere, duhere hehe? Duhere ibumoso ngo duhere iburyo? Reka duhere kuri uyu uri iburyo bwawe. Murakoze, nitwa Nyamarembo Esperance, ndi umugorora nshatswe mu banyabyinshi, umumama w'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa. Byiza cyane. Naho wowe? Murakoze, nitwa Mutoni Mile, ndi umukobwa w'abanyabyinshi, nkaba umugore w'abasinzira b'abakwakuze. Ndi umugore, ndubatse, mfite umugabo umwe n'umwana umwe. Murakoze. Sade peri kwivuga. Umugabo umwe n'umwana umwe ma. Yego. Urakomeye. Reka twumve mugenzi wacu nawe. Murakoze cyane. Amazina banyita Nyarugano Sore, ndi umukobwa w'abasinzira, ngashaka mubitira. Ndi umumama w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Murakoze cyane, banyita Abiyo Kamariza, umukobwa w'abanyabyinshi, umugore w'abega, umugore w'abana 2, mfite umugabo umwe w'umugabo. Murakoze. Ngo ufite umugabo umwe w'umugabo? Iryo jambo noneho riransize. Umugabo umwe w'umugabo ni ukuvuga ute Kamari? Yuko hari abafite abagabo b'abagabo n'abagore b'abagore. Je mfite umugabo w'umugabo. Hari n'abagabo b'abagore. Yego. None ako kantu oya tuzagakorera isesengura twitonze. Ako kantu nako gukorerwa isesengura twitonze. Nkuko mubibona rero aba bantu mu by'ukuri bansuye. Sindi kumenya niba turi bubanze guhera ku kibagenza akaba ari cyo basobanura, kuko bankoreye surprise irenze. Nge nabafataga nyine nk'abantu banje nyine ko bari buze bakagera aha ngaha. Hari ukuntu umuntu ajya agira inshuti ariko noneho bikakurenga. Shaka ngo mutubwire ikibagenza n'igitekerezo mwagize, mbese kugira ngo mukore biriya bintu. Sawa, murakoze cyane kuko yarabivuze turi inshuti ziwe. Duhora tubimubwira, arabizi ko turi inshuti ziwe, ariko noneho twaricaye turatekereza turavuga ngo tugomba kubikura mu majambo gusa, ahubwo tukabishyira mu bikorwa tukabimwereka, kuko kubivuga hari ababimubwira benshi ariko byenda bamwe bari n'ingiragikenike, ariko tuba tuzakore byenda kantu cyerekana ko turi inshuti ziwe. Rero turicara turatekereza tuvuga ngo tuzamusure, dushaka akantu gatoya tukazane. Twabipanze kuva kera ariko tibyakunda nyine kubera za shuguri za Nairobi muza, ariko uyu munsi rero niwo munsi twabonye duhurijeho twese tuboneka. Turavuga ati reka tuze tumusure nk'inshuti ziwe. Hari n'abandi batabonye umwanya nabo babyifuzaga, ariko twabaserukiye. Rero twaje hano kumusura nk'inshuti ziwe, hari n'impano nta twamuzaniye, ubwo turaza kuyimushikiriza. Murakoze. Muri aba mama beza, buriya gukunda umuntu ni kimwe, no kubivugisha akanwa ni ikindi, no gutera intambwe ukabimwereka mu bikorwa ni ikindi. Ibyo bintu rero mwakoze ndabigarukaho nyuma.
ndabigarukaho nyuma. Hanyuma nk'uko muri kubibona ko baje bambaye ibitenge. Ibi bintu mwabipanze gute kugira ngo muze mwambaye ibitenge? Sawa murakoze. Ibitenge ni umuco wacu. Biza biba byiza nyine iyo mugiye gusurana mugende mwambaye nyine ibitenge, kuko indi myenda nyine aba ari y'akazi, aba ari iyo gutemberana, ariko ibitenge ni byiza nyine binambika neza. Ni nabyo binagaragaza umumama uwo ari we twebwe mu muco wacu w'ikinyamurenge. Iyo wambaye ibitenge bigaragara ko uri umumama. Hano ntuzi umenya umumama, ntuzi umenya umukobwa, ariko twebwe iyo twambaye ibitenge uhita umenya ko uriya ari umumama. Rero ni umwambaro mwiza turanawukunda. Hanyuma rero ko uvuze ngo ni umuco wacu, kubera iki mutarengejeho n'igitambara ngo bigire inzira? Sawa murakoze. Igitambara ni cyiza pe, ariko kubera nyine ahantu turi nta n'ibyo tukigira, twarabitaye kubera nyine ahantu twisanze. Ariko ibitenge izo nditworeka kubyambara ni byiza. Ibitenge iyo ni umwambaro w'abanyamurenge, niko nuvuga. Ntacyo ngira ariko ruguru naracambaraga, kandi ntibivuze kuko kutambara igitambaro uba wataye umuco. Ni bisanzwe. Uhise untera amatsiko, ruguru mwarabyambaraga. None se karuguru nk'ubu ngubu bivuze ngo wowe washakiwe ruguru, ngaho sa n'udusangiza amateka ya ruguru ku muntu washatswe, ku mugeni washatswe. Kamariza nawe hari ayandi aza kudusangiza. Sawa murakoze. Umugeni wa ruguru twebwe iyo washakwaga bahita bakuzanira igitenge, bagahita banakuzanira n'igitambara. Ibyo bigaragara ko kera wabaye umumama utakiri umukobwa. Icyo nicyo cyagaragaza umugeni wa ruguru. Hano sindi mu kumenya ibyo bari mu kwambara. Kamariza araje abitubwire washakiwe hano. Umukobwa wa ruguru atandukanye n'uwino mushasha, kubera ko umukobwa wa ruguru n'imyenda abino bambara si abakobwa wa ruguru bambara, kuko nyine imico itandukanye. Umukobwa wa ruguru yambaraga ijipo rikurunze, akambara ikanzu riri gukurunga. Yego niko bambaraga. Mbese nta bintu zamini. Nta bintu zamini bagiraga, kubera ko ari wo muco wacu nyine. Ibo nyine kubera ko mbese nibwira ko ruguru ari wabo muco kurusha hano, kuko umukobwa hano ntiyo kwambara ikintu gikurunga, ahubwo yambara igisurubete. None se no kuvuga ko baruguru ari bagiraga umuco kurenza hano? Abaruguru bagiraga umuco. Hano ni ibisarubeti. Hano ni ibisarubeti n'amapantaro, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko by the way uranabitoye. Niko yabitoye nibyo. Hano tutandukanye umukobwa, tutandukanye umugore, tutandukanye umugabo. Imyenda y'abagabo abakobwa barayambara, imyenda y'abagabo abagore barayambara. Niyo mpamvu bitandukanye. Ariko umukobwa wa ruguru uzitandukanye nibo nayo ikintu kimwe kubera umuco. Rero ndashaka gusanga n'uwambaye ijipo rigufi arakenyera igitenge, ariko kubitaho byende kidasa na ca gitenge cyo munsi. Ese ubundi bw'akabazo k'amatsiko hano ni gute abakabahungu bazabaje gushaka bazatandukanya gute umukobwa n'umugore? Je biza bintangaza. Ni kumpeto sibiza ko n'abagore atambara impeta, je nibwira nkani kaho babirebera nkuko ni kwihenda. Zenda nk'abagore bajyana mu kwitanga n'abasereyi, ugasanga nabo bambaye amapantaro, zenda arazabeshaho bakabatereta. Sibyo kandi zenda umugore afite abana babiri cyangwa batatu. Ahubwo ni ka none nyine bazabatereta. Bazatereta zenda umuntu yaramukunda se akagenda se. Tawe uzumenyaga bizabisha bishirira. Tukungaho bimbwire maye. Ndagira ngo sinzi Nyabarongo ni kaho ariyo kure wambutse. Bimbwire woro byumva gute ku mukobwa wa ruguru? Nje abakobwa ba ruguru simbazi. Ariko nza numva bazavuga ngo abakobwa ba ruguru bakaza bambara imyenda miremire. Ariko abakobwa ba hanoga tawe uri mu kumenya kwabo. Bari mu kwambara udukabutura. Tawe uri mu kumenya ibyabo. Tawe uri mu gutandukanya umugore, tawe uri mu gutandukanya umukobwa n'umugabo.
ewe ndidaje. none se ibyiza ni ibihe ko namwe abagore mwambara ayo mapantaro mwambara ayo mameni ibyiza ni ibihe noneho wowe urumva icyiza ari ikihe cyangwa icyiza nuko gusa twakomeza nyine tukiberaho nk'abari mu mahanga tu njewe icyiza nuko twofata umuco tukambara nk'abagore tiduta umuco abagore bakambara nk'abagore abakobwa bakambara nk'abakobwa bakikwiza abagabo nabo bakaguma bakambara imyenda yabo ntibakambarane n'abagabo n'abagore biragoye kugira ngo umugore yambarane n'umugabo none se hari umugabo wambara imyenda y'abagore baza bayambara kuko uravuga gute baza ayiwe bari mu kwambara n'amapantaro amashati ugasanga n'abagore babo cyane n'abagabo bari mu kwambara impande turi mu kubabona wewe bari mu kwambara impande ku gatuti noneho mana we kino kiganiro banza kiza kunanira kabisa abashitsi mfite ntibasanzwe none se buriya hari igihe umuntu ashobora kubikora kuriya wenda ari nk'umwuka wabimutegetse nta mwuka wo gutegeka kwambara urupande nta ibyo bintu ntibizoshoboka umwuka ukagutegeka kwambara urupande habaye iki ukenyera ukaja kubyina igisirikare oya ntibizokunda cyangwa waba usengera nka wa muntu ugafata igitenge cyiwe wamufashe ukareka gufata urupande rwiwe oya ahubwo se icyo nza nibaza umunsi bazokenyereza ivya ba nyirabukwe bari mu kubikenyera ivyo ba nyirabukwe cyane bari mu kubikenyera cyane oya buriya aba yagiye kugikenyera nawe yarebye ibice agiye gukenyera cyane bafata umuco wacu wa kinyamurenge bafata umuco w'ikinyamurenge bareke kuvanga nubwo twaje mu mahanga ariko tureke kuvanga umuco wacu w'ikinyamurenge abagabo bambara imyenda yabo abagore bambara iyabo abakobwa bambara iyabo dufate umuco wacu nubwo hari ibyo tugenda dutaho ariko nyine nimubanze mwikosore kugira ngo mubere abandi urugero mwarikosoye ni ipataro nabisobanuye kuko kubera amahanga twagiyemo tuyambara twagiye mu kazi ariko hano nko muri quartier si cyane kwambara amapataro tuzadukenyera twambara amakanzu twambare nayo majipo yika sinemezanya nabo yego umuco ni mwiza cyane pe ni na byiza gukurikiza umuco wacu ariko se none muravuga ruguru nyine kuriya nyine ni ukuvuga ngo twakuze nta bantu tubona abagore cyangwa abakobwa bambara amapantaro cyangwa se ayo makabutura niyo wari umuco wacu iyo ngiyo ariko ni ukuvuga ngo twebwe abo twaje dusanga ino ayo mapantaro barayambara amakabutura barayambara kandi ukabona nta kibazo ikindi cyongeye nyine bivana n'abantu imirimo baba barimo n'iki tiwoza wambara igitenge tiwoza wambara igitenge ngo ukubitire ibaya ngo ugende gupagasa uzavuze sinabishigikira kubera ko yaravuze ngo ntiyoshigikira abakobwa ngo bambare amajipo maremare kubera ko ari wo muco wa hano wabivuze gute oya munyatse ntararangiza sinavuze nje sinshigikiye abambara mini cyangwa se amakabutura ego ushobora kwambara ipantaro buriya ukwiri kose nubwo nyine byitwa ngo ni kumwenda w'abagabo cyangwa abahungu ariko uba wikwije abambara mini cyangwa amakabutura abo sino bashigikira abo bagende babireke si byiza ariko nk'ipantaro wambaye ipantaro ukarenzaho ikintu cya kirekire ni ibintu ni ibisanzwe kubera nico gihugu turimo kandi n'imirimo tuba turimo umuntu ababohotse ariko abambara mini cyangwa se ibiki cyangwa abo bagore bavuze bambarana n'abagabo bagende babireke ariko nazo twabisobanuye twavuze ngo ipataro ntitworeka kuyambara kubera amahanga twagiyemo tuwogenda mu kazi ngo ugende ukurubana n'ibitenge ngo winjire mu modoka ibitenge bya bigenda bikurunga hasi ugiye mu kazi ipataro irakwiriye ugomba kwambara ipataro kandi gana bukambara ipataro nziza pana zijya zishanyaguritse hano nazo za deshire twambara amapataro meza ugenda uje mu kazi ariko hano muri quartier so buko ari mu nzu nyoko buko ari mu nzu ngo kuragenda ukurubana n'ipataro mu nzu ibyo nabyo tuba twarengereye tuba twataye umuco wacu ipataro ntitwayanze twayemeye ariko mu nzu gusenga hehe ko gusurana kuko twaje gusurana ngo dukubitaguye amapataro turagiye mu rugo rw'abandi ese twahurira nayo na ba data bukwe
byaba ari byiza kwambara amapataro. ako kantu ko ndumva kagiye kugira nk'umutwe munini. Tubirekera abantu muri comment tubirekera abandi nabo bafite iryo yerekwa batubwire kuri izo mpande n'ibyo bitenge. Hanyuma nanone tukiri ruguru tukiri iwacu Kamari k'ibintu bijanye no gutsinda ubyumva gute? Umva ari umuco umeze gute? Umva ari umuco mwiza gusa nubwo twe byatunaniye ariko njezamo natari uruhare rwacu kubera ko haruguru umukobwa yamaraga gushakwa mu rugo genda mbasanze mukeba we cyangwa se kabaramuwe nibyo yego bakabyenda akazana nk'urugero bakazana nka liste bakamuzanira abantu azoza atsinda ariko hano si cyane kubaho tibikoze kubaho noneho ugasanga bamwe uri kubataguza kubera kutabamenya umva jewe hamwe si ikosa ryacu ego ntitubishoboye gutsinda niyo biragoye ariko kandi urundi ruhare runini ni urwa famiye denda tuba dusanze hano kubera ko tibaza byenda ngo bitwigishe ku muco wacu nyine nkuko bihora bikoregwa. Uko babikwigishije bwo wabifata biriya bintu byose kuko urumva umuryango w'abanyamurenge ni umuryango mugari nko kuvuga ngo wenda basobukwe uko bavukana n'abandi mbese nyine irashene yose tuzi biriya bintu umuntu ashobora kubifata kuko hari nk'igihe wenda hari nk'ikintu wenda umuntu bashaka kukubwira ukabura noneho n'ukuntu wonagitsinda tuvuge nka sobukwe wenda yitwa ngo ngoma ubwo si ubwo wabivuga gute? Wabivuga ngo durumu ngazoga yitwa ngo bamwita ngo durumu. None se durumu umuntu iwacu azi durumu icyo ari cyo nyine kubera ko mpantsinda urumva nyine wayo byumva kandi umenya ko namwubashe nyine ntamuvuze no vuga ngo durumu oyaye nyine no kuvuga ngo data bukwe mbese jenza mwita ngo uko nza mutsindaga nanjye sinagira umugisha wo gusanga abandi ngo banyigishe ngo batsinda gutya na gutya noneho ganjewe ubwanje ntanshakisha inzira uko novuga kugiraga ngo simutsinde no kuvuga ngo ngira data bukwe nyine witwa Durumuga kuba tabumva ibyo ari byo no kuba sinshaka kuvuga izina giwe Durumu mbese caka iwacu bakaza bavuza iyo binjiye niyo Durumu mwikanisa ariko iryo zina ganti wari urizi tuspose kuba nyine uri ruguru ntago wabuzi ngo Durumu oyaye nanjye ganiko nakubwiye no kubera nje mvuga Durumu kubera ko turi hano mu hano iyo nzaga kuba ruguru byendaga ariko nasanze nkabake babanje bakambwira uko no bivuga mana we toko we gutsindira byumva gute maye yewe nje gutsinda ni danje nje gutsinda ni umuco mwiza kandi tugomba kubikurikiza ariko ntitwigeze tubimenya ntitwabonye nawe twigishaga ngo tubimenye ariko ngewe ndumva gutsinda sico kigenderewe cyane njewe ndumva kubaha wa muntu wagakwiriye gutsinda ari byo bigenderewe cyane kurusha kumutsinda hanyuma ukamuhamagara mu izina oya ntiwamuhamagara mu izina ariko wamwubashe ibyo nibyo bigenderewe cyane utashoboye kumutsinda ukamwubaha ibyo nibyo byiza cyane nge niko mbyumva tuvuge wenda nka sobukwe sibyo nka sobukwe yitwa Daniel urumva noneho ukagenda nk'ahantu batakubuzi kwa kundi abantu bararaga mu nzira nyine baje pfu bakakubwira ngo wivuge aho ushatswe wenda umugabo wawe ni mutoya ntago bari bumumenye nka sobukwe yitwa Daniel ubwo se wabisanisha n'iki kugira ngo bamenye ushatse kuvuga Nuvuga wa mugabo muri Bibiliya ujya wataye umugabo gw'intare bahita nkavuga ngo wa mugabo muri Bibiliya bataye umugabo gw'intare kubera ko twagiriwe ribajyoroshe wa mugabo wavuze ngo taziyandurisha n'ikintu cyari cyo cyose
hariho n'abantu batasonye bibiliya batazi ariko majorite abenshi bazi ko uwo mugabo cyane cyane waguye mu rwobo rw'intare yitwa Daniyeli ariko gusa muramba yasize n'imbano bafite data bukwe witwa gutyo ariko kera nabivuze ariko jeno nk'abantu bafite basebukwe bitwa gutyo cyane cyane bavuga ngo babaga wa mugabo umukozi w'Imana waguye mu rwobo rw'intare. Noneho tugiye nko ku ndirimbo sibyo tugiye nko ku ndirimbo noneho hari nk'indirimbo iririmba ngo tuvuge Daniyeli ntigeze ahembwe aho hantu uhageze waharirimba gute wocece hari abenshi bahagaze bazajya kinakomera bakamba baceceka ariko jewe reka asubize tu ceceka gute kandi uri kuririmbira ceceka nyine abantu bazabona nyine ugahita ushuka none se nk'ubu ari wowe wayiteye noneho ubu nyine gahaje noza sara ntigazahemukira Uwiteka Imana ye nyine gahita nsimba hari ukuntu usanga guhumira unasimba batonamenya ko ariko ndaze aba kamari yagusizega abantu bazagira ubwenge bwo gutsinda reke kwataguza abasebukwe yuko dufite ukamusa nyine nka muzika yagusize ntigazahemukira nyine ukamugenda ugakomeza komeza gatwumve kukuntu ngo ngo hatera none se kamari noneho tugiye noneho baguhaye ngo ubwirize kuri iryo jambo wenda riza rifasha nko muri uwo muhano wagiyemo aho hantu wahavuga gute bagiye igitabo nuvuga ngo hari igitabo kivuga uri kumva hari igitabo sinzi igitabo izi gusa ko ari mu Bibiliya byenda ndi kwibuka isura nk'abagore baruguru babwirizaga mu rusengero kabanga byenda ari gutsinda kera ko abagore bari bazi gutsinda byenda bafite sebukwe witwa gutyo kuwo mugabo nyine tuhatuvuga muri wawo naho ni sawa ku bantu basobanukiwe gutsinda bahita babona wabisobanukiwe cyane cyangwa wa mugabo waguye mu rwobo rw'intare isura n'umurongo n'uyu ese umuntu yamuvuze uwaje kubwiriza arimo nyine none se no muri Bibiliya bazatsinda uri ko ku gatuti wowe ukamuvuga ngo dusome ukamuvuga ivensi muri Bibiliya baba cyangwa ahubwo kwandikira nk'umuntu akandiko ukamubwira ngo agusomere icyo gipande wocihorera cyangwa icyo gipande ari cuzi gusa nk'abantu tuzi bitapange ibipande kamari rero ntabipanduza oya sivuze ngo simbizi byenda no baziga naje bitari bikeya ariko byenda sibikeya byenda na burotse byenda nka bitanu hari abavuga ubutumwa batanu bane imbere yanje bijyaze babibwirije kijya nico sigaranye nabigeza gute ndasome muri wa mugabo waguye mu rwobo rw'intare nta kindi gitabo byegeranye ukamubaho none se wavuga ngo ukavuga tuvuge nk'amatayo gusa no kuvanga umusomere ariko kero wakivuze turi naka inzira nziza aho umuntu wovugana n'umuntu uri gusomere ukicara wahateguye warangiza ukaba wavuganye n'uwo muntu ukamubwira nti ndabwiriza nimpaguruka ndakubwira uze kunsomera hahandi twavuganye ariko ganje ntimwanshubije jewe nababwiye ko gutsinda jewe ntabimenyerega ntabizi ntitworeka gutsinda tukubaha ariko tukareka gutsinda tureke kubaha dutsinde no kwera ko ari ko umuco wacu meze uri kumva kera wavuze umuntu bigaragaje ko umusuzuguye bigaragaje kumwubasha umuco wacu gutsinda bigaragaza nk'ariho kubaha cyane ariko iyo uvuze bigaragaza nuko nyine naje naringiye gusubiza tuku wenda kuko waruvuze ngo se utamutsinze ukamwubaha twebwe inkatwe twashaka ibiraruguru bazavuga ngo kubaha nyine iyo umuntu yavuze nka sebukwe bazavuga ngo uriya mwana yubahutse uriya mwana azayubahuka urumva uba wubahutse ariko umuco wacu wa kinyamurenge ni ugutsinda kamwe abashakiwe nka hano
nyine mwararenganye nyine twe twagendaga twumvira kuri ba mabukwe urumvaga ibyo bagendaga batsinda byishimo bamugiye mubihurira ntaba ari we ariko kamuke babo basanze uzi ugenda umwumvira cyangwa se uzamusanga bakuzaniye lisite ukagenda gusoma amazina abagiye bakubwiraga n'utundi ariko aho ngaho mujya mutubeshya nanjye ndemeranywa na Tuku sibyo gusa ngewe icyo nemera cyo kuvuga umuntu mukuru ukuruta mu izina ni ukubahuka umuntu wese mbese ukuruta ugomba kuvuga papa kanaka mama kanaka cyangwa se mama hari n'abantu bakuze bavuga gutyo wita buri muntu wese ngo mama ariko noneho ngewe icyo tutemeranywaho none se tuvuge uhasanze mukeba wawe sibyo wenda wanabombotse wa mugani kwa kundi babomboka uraje wa mukeba wawe niwe uri kubikwigisha sibyo wowe ntuzi nasobokwe ngo yitwa nde ajyaza nanone akakubwira ngo data bukwe yitwa kanaka sibyo tujya tumutsinda gutya none se aho ngaho ntaba yamuvuze aba yamuvuze ariko umuvuga hatari aba hakwigisha noneho nawe ga ndiho kwamuza ngo uramenye ikintu utarakizi urumvaga arakwigishaga ukabifata none se mwamwihererega none se ni gute udashaka kuzinduka nka kwa kundi nari nabajije ngo umuntu nakubaza umubwire ngo ndi umukazana wa kanaka ko nubundi muba mwiherereye nuvuga sokuru nyene wovuga kase isi wovuga ngo hano ni kwanaka nimba sokuru yitwa gutyo ukamuvuga ngo hano ni kwanaka none ugavuga papa wiwega tuvuge gasobukwe ariko nyine biba bigoye ni ikizamini nacyo kitoroshe tugarike ku bijyanye no kuba mwaba mabukwe no kubana na ba nyoko bukwe ese biriya bintu mwarashakwaga ari abakoze ubukwe cyangwa se n'ababombotse bakaza bisanga nyine babazanye mwaba mabukwe biriya bintu murabyumva byabaga bimeze gute nyarugano nk'umuntu wabibayemo nabidusobanurira sawa murakoze nje ku giti canje urumva umuntu nyine aza yivugira nyine kuko hari abaza bagateka vuba n'abandi bagatinda nka ba nyirabukwe ni ukuvuga ngo ari uwabombotse ari uwakoze ubukwe twese twahitiraga mu bamabukwe cyane cyane nta wanatekaga bataranamugemurira n'ijya kabiri ariko ni ngombwa bakugemurire nyine watekaga bikuvuyemo atari kuvuga ngo bagutekesheje ariko hariho n'abandi bagaza batekesha jewe nabaye mu myaka 9 urumva nabyariyemo abana 3 ni nabo nazanye undi namubyariye hano urumva nje nari umukazana umwe ntibari kuntekesha byari byiza kuko hari n'abatekaga bagatekurura byabananiye iri haruguru hari uguhinga hari imirimo yose urumvaga ni nk'ari wo wari usa n'uyikoreye urumvaga abaje batazi guhinga nk'abashangu hakaba n'abandi b'inkubangura ariko bakabatetesha ariko nje numvaga ibintu byo guteka ntabwo ari byiza kugumana n'abavyeyi nibyo byari byiza kubera gukarotaga iyo mirimo yose ugakina ngo uhishe mwanya ko nibyo byari byiza ukabyara bakakurerera abana ukidagadura hariho gana bari bakundaga ko kugenda kanje je nikundira kugenda mu masoko gusurana hehe nkamusigira abana urumvaga waraza ugasanga yanatetse no kuvuga ngo uje guteka uje mu kuyugira gute imirimo yose yiharira oyaye je nakundaga mwamabukwe cyane jewe nari mpakunda pe ayaye ko bagufashe neza nti wowe bafashe neza cyane naho kamariza arabyumva gute yenda byumva kubera ko ukuntu byumva avuze uke ku ruhare rwiwe ariko kukuntu tubyumva twese ntago twabaye ruguru kubera iki ari bamwe bashikaga ugasanga ntubvikane na nyirabukwe ese kubera ko hari igihe umukobwa yazaga ugasanga byenda ntafite umutima utuje uri hamwe cyangwa se ugasanga wa muzeye yasanze nawe byenda ntamusanganye umeze neza umutima w'umweru nk'uw'abandi ugasanga no muri ubwo buryo bagiye nyine bumvaga gusanga muri ubwo buryo ntibumvikanye tumenye nimba ari impamvu z'umukazana cyangwa se nimba ari impamvu za nyirabukwe ariko nje n'ukuntu nabyumva naje no tutakagira umutima w'umweru nukuri kukuntu numvise iwacu avuze yewe
akazi tikoroshe nukuri k'Imana tikoroshe ahubwo nobwira umutima mwiza nigo no muti yawe ushakisha wowe ushakisha nukuri bakazana ari kumwe na banyirabukwe muze mushakisha umutima mwiza kugira ngo mubane ese none se ngaha nabe na hano tuviri ya ruguru tuze hano muri Kenya ese ngano muri Kenya rero abagize bato akabana nabo ugasanga byenda ntibafashe neza kandi byenda ufite nk'abana kurugero kandi byenda ufite umuvyeyi mwiza ariko kubera ko wisetinzemo ko hano muri Kenya ndashobora kubana nyoko bukwe ugasanga kera wigize karasharamye tushaka kubana na nyoko bukwe nyoko uko yazavuga ukamusamira mu kirere kandi ndana umwana mwiza ukamusamira mu kirere kera wigize karateka mu bundi buryo ese wasanga nyirabukwe nawe ari mubi yewe nubwo yoba mubi hano uri kumva akambera mubi ariko nkamenya ko afata abana banje neza nukuri ko Imana notuza ariko ikiza nuko gufatira abana nicoga nawe akagufitiye kujya kamari none nkuko tuvuge wenda mubanye mu nzu sibyo ibyo byose ntago mwabana ntacyo mukozanya mutabuze nk'ikintu wenda mugonganiraho ntiharige mushaka kugongana ugahita wisaza ngo reka nigendere nko mu wanje kandi wenda ufite n'ubwo bwoba bwo kujya gukora iyo mirimo yose yo guhinga no kugira gute aho ngaho iyo mugonganye wavuga ngo reka ngire umutima w'umweru no nyine noza ngenda kubera ko hari hamwe abagore bagera ukamuvanga se ubundi turi abagore babiri niko bazavuga ubundi turi abagore dufite abagabo babiri kero nyine ukamusa nkaho nyine murareshe tunatekereza ko kurundi ruhande ko ari umuvyeyi ariko nimuzoza mugera mugongana zenda wivumburega abantu bagira ibivumbaga byinshi yivumbuye ariko kurya umuvyeyi n'umuvyeyi azagenda kubera ko nyine wagarutse ke abanyakamaro ke yebe muza mubembereza basi muagure na turusenyega murebe ko yahu ni Marewa baza bita turusenye ariko ari Marewa aba turusenye akaba na Marewa Marewa niyo bagaza bita ari turusenye urugo niba atakugurira ico gitenge bagaza bita ngo ni turusenye umugabo atari kuguriye ura mu rusenye timukaza mugura abanyoko uko turusenye aho muza mubagurira sani darago ntifashe ntizikomera ihoze ya darago yakomera gikubo darago niyo gikomeye mbese itazoshira asoza ko mabasa yirebe ariko se tugarutse aho ngaho nzereke mbaze SP brese maze baze SP nawe ndabaza tukuntu ari mu bantu bavuga gakeya ufite amavuta makeya muri iki kiganiro yewe nije afite nyine woro byumva gute kubana je uko mzumva je ndumva kubana na nyoko biragoye hano hari abakazana bagoye hari abakecuru bagoye bari mu gukubitana udutsima ni ibintu bitoroshe oya n'abakecuru nabo ntiborosha abakecuru bahana ariko je uko mzumva kugira ngo ukosanye n'umuvyeyi timubane neza jewe no kumva ko buri wese yoja mu wiwe niko kwiza buri wese akaba mu wiwe akagira amahoro mu wiwe mukabana ku mahoro naho kuvuga ngo ubana na nyoko bukwe mu nzu muze muguma mugongane mukosane nyoko bukwe kuvuge nabi mukazana kuvuge nabi jewe uko mzumva buri wese yoba mu wiwe niko kwiza kamariza manitse ukuboko ni impamvu manitse ukuboko nuko bakazana wo muryi twigize bakarateka ko nyana kubwiye nyine nuko twafashe ba mabukwe uri kumva tubafata nk'abavyeyi babandi sibyo niko twabafashe ahubwo tubafate nk'umuvyeyi wawe uzenduka kandi hari abakazana benshi usanga bari kugenda uzenduka genda ufavuganye nyoko bukwe nabi ukamuvuga ibintu bitari nkabyo tutekereze ko nyoko nawe yavyaye umuhungu afite umukazana nawe azamuvuga nabi muzamufata abanyoko bukwe bafate nk'abavyeyi banyu kuko nawe uko wamuvuga nabi mukazana nawe azosanga nari ko havuga nyoko kandi nawe bizokubabaza niko bimeze jewe mvuze ko tutobana kama jewe twobana cyane ariko hano hari abakobwa bagoye hakaba n'abakecuru bagoye aho kugira ngo mugorane gutyo buri wese aje ukwiwe niko kwiza cyane n'ukuri muze musurana mukundana musangire mukundanye naho kuvuga ngo jewe twobana jewe mfite umutima w'umweru kandi jewe n'amabukwe ni gutya nta kibazo tugirana bi nukuri jewe twobana ariko kuvuga ngo mukosana na nyoko bukwe ahubwo ukosana na nyoko
mwana ra washatse kuri mutoya ko bafite ubwenge bwinshi urabyumva gutemaye nge ndashigikira tuko ndemezanya nawe kubyo yavuze no kuvuga ngo ni byiza hamwe kubana na nyoko bukwe kubera ko hari ibyo yo gufasha tuvuga urugero nkuru uri umubyeyi ufite abana ushaka kugenda ahantu ukaba wamusigira ariko bitavuze ko nubwo yo bafite inzu yiwe ushobora kuba mushira no kuvuga ngo jewe icyo numva cyiza ko kuri njewe kandi si ukuvuga ngo ndagoye byenda sinobana na mabukwe twobana cyane kandi nzi no kwihangana nubwo mvuga gutya no byihanganira ariko ikintu cyiza kitotuma munakorogana tuvuga urugero ndi mu nzu yanjye byenda nashaka afata indi nishaka ibe mu gipangu kimwe ariko ari mu nzu yiwe nanjye ndi mu yanjye ntaco twopfa kugonganiraho ariko buriya abagore babiri babanye mu nzu timwobura ko mupfa rero kugira ngo ukomeze ubushuti bwawe na nyoko bukwe cyangwa se n'umubyeyi wawe iyo muri mu nzu zibiri ntaco mwopfa cyane yoja mu wiwe ukazumusura ukaba wamukorera ibintu cyo kimwe nuko umukobwa wiwe yoza akamukura nimba ari kumumesera cyangwa se kandi kose wo mufasha abana bakazagenda bakaja kwa nyirabukwe ibyo zoba ari byiza cyane kuruta uko mwobana mu nzu timuza mubura abe na mwene nyoko muza mugongana ntanantwe nyoko bukwe ni ego n'umubyeyi wawe ariko noneho utandukanye umubyeyi wakubyaye na nyoko bukwe ego nyoko aba yabaye umubyeyi wawe ariko buriya hari akantu koja kuba byenda bikerekana nuko ari nyoko bukwe bene izo ngibyo yego murakoze cyane reka mbere yuko dusoza mu by'ukuri ibiganiro nk'ibi ngibi iyo tubikora tuba dukeneye inama zanyu tuba dukeneye kumva icyo mutubwira tuba dukeneye kwibutsanya umuco kuko mu by'ukuri murabona harimo abana batoya baba barashakiwe mu mishasha batabizi cyane ariko uko tugenda tubiganira twese ibyo tutazi tugenda tubimenya ibintu nk'ibyo hanyuma tuba dukeneye inama z'abantu bakuru nk'amwe ko mutugira inama muri komenti mukatubwira ngo ahangaha wenda bigenda gutya ntago kuba bari kubivuga gutya ngo nuko wenda bifitemo experience ikomeye ntago ari byo ahubwo nyine tubiganira twebwe dukeneye kumva za nama mwebwe mushobora kutugira ya za komenti zanyu nziza nizo tuba dutegereje mukatubwira ati bigenda gutya na gutya gutsinda nuko mu by'ukuri abenshi ntabyo tuzi ariko nshobora kutabimenya gusa nyine nkavuga ngo ariko nyine ntabizi ariko mu by'ukuri ni umuco mwiza umuco wacu twasanzemo ba mama n'abandi bose rero nkaba mbashimiye tugiye gusoza mwagize neza kunsura twabanza tugatanga impano twazanye twagendanye tukayigushikirizaga kugira ngo n'abandi batajega twari dufatikanyije babibone ko twayishikije tutayicishije panya ati bazakiranuka rozi heza tazishitse akamazike mu zurundi rubanza aho ngaho ndazibarira kuri kamera muri abantu b'abagabo cyane kugira ngo twayitanga twicaye ntacyo bitwaye mukozaho amaboko mwese kandi nibiba ngombwa afungure turebe atagira ngo twagupfunyikiye abantu bagize zanjira panya ariko hagati aho sinavuze hariho ibintu bazanye byo mu gikoni ntago byari ngombwa ko mbizana hano mu by'ukuri bazanye ibintu by'ibisirimu kandi za mayoneze arya kecha oya reka mvugemo bikeya n'ukuri banzaniye utuntu tw'abasirimu by the way banzaniye mayoneze bazana chocolate bazana umugati bazana se bayita gute we iyi ngiyi tujye dushira kuri tomato sauce nayo bahizanye nayibagiwe bazana n'akandi kantu k'agasirimu ntabwo nakavugira hano kambereke abagore ni sawa arayi umva turabashimiye mwese muhabwe umugisha n'imiryango yanyu ndabasengera inyuma ya kamera hanyuma n'abadukurikirana namwe turabashimiye mu by'ukuri mukomeza mubitugaragariza munakomeze
hari noneho ngo hari terimi ihari ngo yo gusikara nimba ngo ari ugusubscribungura ngo umuntu kubera kugukunda cyane ngo abikora inshuro nyinshi agasanga yabikuyemo. None rero muzabikore rimwe nimumara mujye mukanda ka like n'agashare n'agakomenti mbese na watch time bikenewe. Hanyuma mu by'ukuri turabashimiye mwese. Kuri Mike mwari kumwe na Divine Pascal.